Ndabasuhuje bakunzi b'Ingenzi TV muri kumwe nanjye Spiridiyo Habimana. Muri Kigali Pere Stade ya Nyamirambo abayisilamu bahakoreye isengesho risoza igisibo gitagatifu cya Ramadhani. Isilamu yo mu muryango wa RMC yasoje igisibo gitagatifu cya Ramadhani kingana n'ukwezi. Igisibo kivugwamo ukwigomwa byinshi mu byo umuyisilamu aba asanzwe akora cyangwa akoresha igihe cyo kumanywa. Aha niho mufti w'u Rwanda Shehe Sindayigaya Musa yagaragaje ko abayisilamu bo mu Rwanda bafite impamvu zikomeye zo gushimira Imana nyuma yo gusoza igisibo gitagatifu cya Ramadhani mu gihugu kirangwa n'amahoro n'umutekano usesuye. Umuyisilamu wese aba agomba kurangwa n'imyitwarire igihe cyose, ariko byagera mu gisibo gitagatifu cya Ramadhani akarushaho. Mufti w'u Rwanda yagize ati abayisilamu n'abanyarwanda mbere ya byose dushime Imana, tunashime ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu bwo butureberera umunota ku munota. Umuhango wo gusoza igisibo gitagatifu cya Ramadhani n'amasengesho byabereye muri Pere Stade ya Nyamirambo. Mufti Sindayigaya yagize ati twe mu Rwanda twatangiye isibo mu mahoro tunagisoza mu yandi, mu gihe mu bindi bihugu bari mu bibazo bikomeye. Kuba mu gihe ahandi henshi ku isi hari abari mu bihe by'umutekano muke n'intambara, twe mu Rwanda turi mu mudendezo. Iyi ni Ingenzi TV, ngendacyari Spiridiyo Habimana. Mufti yakomeje agira ati turashimira Imana yaduhundagajeho gusoza igisibo cy'ukwezi kwa Ramadhani turi mu ngabire ikomeye y'amahoro, ingabire y'umutekano dukesha imiyoborere myiza y'igihugu cyacu. Mufti ati hirya no hino hari benshi mu bice by'isi bitandukanye iki gisibo cyasanze bari mu bihe bitari byiza, kandi tukaba turinze tugisoza bo bakibara ko bucya, bwacya ntibabare ko bwira, ariko mu Rwanda turi amahoro asesuye. Mufti w'u Rwanda yibukije abayisilamu ko amahoro n'umutekano ari inkingi y'iterambere n'imibereho myiza, abasaba gukomeza kubungabunga ibyo byiza igihugu gifite no kurangwa n'indangagaciro z'ubumwe, kwihangana no gufashanya byaranze ukwezi kwa Ramadhani. Yanashishikarije abayisilamu gukomeza gukorera Imana no kwimakaza ibikorwa by'urukundo n'ubufatanye, atari mu gihe cya Ramadhani gusa ahubwo no mu buzima bwa buri munsi. Iyi ni Ingenzi TV, komeza gukanda subscribe, like, share ndetse na comment. Uracyari kumwe nanjye Spiridiyo Habimana. Isozwa rya Ramadhani ryabaye umwanya wo kongera gushimangira ko u Rwanda rikomeje kuba igihugu kirangwa n'umutekano n'ituze biha abaturage bose, harimo n'abayisilamu, amahirwe yo gusenga no kwizihiza iminsi mikuru yabo mu bayisilamu. Bari mu isengesho risoza igisibo gitagatifu cya Ramadhani babwiye itangazamakuru ko babonye umwanya wo gutekereza ku ijambo basabwa n'Imana ryo kwihangana, kubabarira no kwigomwa. Umwari Aisha, umuyisilamukazi utunzwe n'imirimo yo kuzunguza agataro, nawe yagize ati mu gisibo gitagatifu cya Ramadhani ndafunga nkiyegereza Imana kuko ariyo yandemye. Umwe ku wundi wari witabiriye isengesho risoza igisibo gitagatifu cya Ramadhani yagize ati mbonye umwanya wo gutekereza ku ijambo twabwiwe na mufti wacu kuko ririmo inyigisho. Iyi ni Ingenzi TV, naho ndi Spiridiyo Habimana.